Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Urutonde TV. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha indimu ugakesha uruhu rwawe, uruhu rugasa neza. Burya ubwiza burahenda. Uyu mwanya ngiye kukugezaho uburyo wakesha uruhu rwawe rugasa neza, ugakira uduheri two mu maso, mbese ukaba igitangaza udakoresheje amafaranga menshi, wifashishije ibintu karemano, ibintu biri natureli kandi bidahenze cyane. Ibyo usabwa ni ibintu bikeya cyane bidahenze ubona mu buzima busanzwe. Icya mbere ugomba kuba ufite indimu. Icya kabiri isukari cyangwa ubuki. Reka nkwereke uburyo bikoreshwa. Icya mbere fata akayiko kamwe k'isukari ugashyire mu kantu keza, cyangwa se ufate akayiko kamwe k'ubuki. Udafite isukari wakoresha ubuki, ariko nanone ubuki nibwo bwiza gusumbya isukari. Numara gufata ako kayiko kamwe, fata indimu uyisaturemo kabiri, ufate igice kimwe cy'iyo ndimu, umushongi wacyo utonyangirize muri ya sukari cyangwa bwa buki. Nurangiza ukore uruvange rw'ibyo bintu. Ibyo bintu uhita ubifata, umaze kubivanga bimaze kunoga neza, ugende ukuba mu maso, ugende ukuba gake gake mu maso hose. Ntukube cyane kuko isukari ishobora kwangiriza uruhu uramutse ukubye cyane. No gukuba gake gake. Ubundi nuramara gukuba, icyo ugomba gukora umaze kubishyira mu maso byose, urategereza iminota 3, maze nurangiza ya minota 3 ishize, urabikaraba n'amazi meza. Icyiza ukoresheje amazi y'akazuyazi byaba byiza. Ibyo bintu nubikora icyumweru kimwe gusa, uzaba umaze kubona ukuntu uruhu rwawe rumaze gusa neza. Murakoze. Ibi wabisanga ku Rutonde TV.